Yes, uyu munsi rero ntabwo navuga ngo ni promotion ahubwo n'amahirwe adasanzwe ku bantu bashaka kuza mu mujyi wa Gisenyi gutura, bashaka ubuso butari buke bwuzuye ikibanza mu mujyi. Aha turi ku majengo hafi n'agasoko. Aha hantu ni heza tuzanye, hafite hari access ku mihanda ibiri ku buryo uramutse uhaguze washyira igikorwa kigaragara. Reka tubereke gato, hirya hari kuri uriya mutaka ni ku muhanda wa kaburimbo, naho aho imbere gato mubona urusengero. Uru rusengero ni Beteli, narwo rukora kuri kaburimbo. Murumva ko iyi nzu yakisesinga ku bikorwa remezo byiza cyane nk'imihanda, kandi birumvikana cyane ku muntu waza kuhagura yaba afite access kwiyo mihanda tumaze kubabwira. Hano hantu hafite ubuso burenga 400 kandi hujuje ibisabwa ku bijyanye n'imyubakire. Ni muri zoning nziza cyane ku buryo uramutse uhatuye waba utuye ahantu heza cyane. Mbere yo kwinjira mu gipangu, reka tubereke indi nzira. Iyi nzira iramanuka ikagera hafi na Jolibwa. Jolibwa ni akabari kahoze hepfo ya stade uzamuka uva kwa Mujomba. Hanyuma rero kugira ngo dukomeze tumenye amakuru y'iki kibanza kirimo aya mazu ushobora kuvugurura cyangwa se ukayasenya, harimo komite waheraho wubaka nk'amatafari, waza ukagira ibyo uhindura aha hantu. Karibu tubere ko hano turi mu buso mw'imbere. Iyi nzu ushobora kuyivugurura cyangwa se ukayisenya, ariko buriya inzu yubatse guhita uyisenya yose ugashyira hasi byaba ari ibibazo, cyangwa ushobora no gukuramo ibi bikorwa byose birimo, kuko n'ubundi aya mafaranga tugiye kubabwira ni amafaranga y'ikibanza pe. Uhabona ikibanza hano ntabwo kibereye aho, ntabwo kijya munsi ya miliyoni 40, ariko amafaranga turaza kubabwira kuri iyi nzu murumva ari ibintu bitunguranye cyane. Ni ukuvuga ngo hano turahagurisha kuri miliyoni 45 z'amanyarwanda. Ni ukuvuga ko ushobora kuza tukaguhuza na nyiraho, hakabonekamo ibiganiro neza kandi birakunda cyane muri Gisenyi komisiyoneri. Hano hose ni ubuso bw'iki kibanza. Nababwiye ko hakisesinga ku mihanda ibiri. Ni zoning nziza ku buryo ushobora kuhashyira inzu irenze imwe muri iki kibanza bigakunda cyane. Muduhamagare kuri 078 387 Reka tubabwire ko ari twe kampani igurisha aha hantu. Izindi nimero mwahamagara cyangwa se abandi bantu baza kuhabereka ntabwo baba bafite amakuru yuzuye. Ni ukuvuga ko utunyuzeho nibwo wabona amakuru yuzuye kandi yizewe, apana bya bindi by'uruhererekane rw'abakomisiyoneri hanze aha. Ngwino mu bambere rero kugira ngo ubone uyu mutungo, kandi ntuzigera wicuza kubona ubuso bukora ku mihanda ibiri bwakisesinga hafi na kaburimbo. Ni ibintu bidasanzwe. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Naho genda